Murakoze namwe umusinzi w'intwari. Mm, Murakoze. Reka nanjye ntunganire kuko sinzi ko yes. aho nyakubahwa ambasada Abdulkarim avuze, sinzi ko reka ngerageze kwambara wenda ikirenge gatoya, ariko nzi ko ntaho nahera, kandi ndamusuhuje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubwo Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. n'abadukurikiye mwese, kandi reka tugushimire ambasada ku mateka uduhaye no ku bintu byiza abantu urubyiruko ruri hano rugomba gukurikira rukatwumva. Nimunyemerere ngewe, numva ko twavuze ku ubutwari ibyo ari byo, tugaragaza icyo bugamije, ariko nimunyemerere ngere ku bintu bibiri nunganiraho. Tugomba kumenya, niba dushaka kubwira urubyiruko icyo rwakwigira ku muco w'ubutwari, bagomba kumenya ibiranga ubutwari bakabyumva, ndetse n'ibishingirwaho mu kugira ngo umuntu agenwe kuba intwari. Ubwo nyine niba mfite umwanya, nanjye ndaza gukomoza ku bugwari kugira ngo bumve ko ubugwari bugendana, ni bimwe mu bizira mu butwari. Kugira ngo umuntu yitwe ikigwari biba byagenze bite ntiyitwe intwari. Ubwo rero urubyiruko rugomba kumenya kubitandukanya ibyo bintu. Bwana Olivier, reka mbashimire kuba mwakoze ikiganiro kandi kuba mwadutumiye mu gihe nyacyo kuri uyu munsi twibukaho intwari, ndetse n'urubyiruko rugomba no kumenya impamvu, kuko hari abagiye bambaza ati ese kuki bikorwa mu kwezi kwa kabiri kandi twari tumenyereye mu kwezi kwa cumi, twari tumenyereye kuki bitabaye mu kwa gatanu, mu kwa mbere. Nabyo bagomba no kubimenya. Ariko icya mbere nababwira ni uko muzi neza ko kuba byarashyizwe mu kwezi kwa kabiri, abantu bagiye bamenya ko ni ukwezi kwa kabiri, ni Gashyantare. Tugomba kumenya neza ko impamvu yabyo nta yindi, ibi byagiye bishingirwa mu buzima busanzwe, ku buryo bigaragara ko mu kwezi kwa Gashyantare nibwo usanga ko habaho, iyo hatabaye ikibazo cy'amapfa, hatabayeho ibindi bibazo, aribwo ubona ko u Rwanda, abanyarwanda tuba dufite icyo twakwita ko twejeje imyaka, mbese ikirere kiba kimeze neza, abaturage baba bishimye, abaturage baba baguwe neza, ku buryo bigaragara ko mu kubishyira ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri hari icyo bari bashingiyeho. Ariko n'aha ngaha twibuke neza ko kuba hari twibukaga mu kwa cumi, nimwibuke ko burya mu butwari ntitubijyane nk'uko nyakubahwa Sheikh Abdulkarim yabivuze. Ntabwo intwari zireberwa mu rwego rwa gisirikare cyangwa z'umutekano gusa, buriya n'abasivile bavamo intwari. Twagiye tubavuga ba Gataha Uwiringiyimana. Aha ngaha rero kubizana bose bakibukirwa hamwe bikava mu kwezi kwa cumi, si uko u Rwanda rutarebaga aho bigana, ariko kubishyira mu kwezi kwa kabiri nta kintu nyamukuru twavuga gishingirwaho. Byashobora no kwimurwa mu kundi kwezi, ariko ibyo ari byo byose mu kwa kabiri ariyo twita Gashyantare, ni igihe abanyarwanda rwose baba bejeje imyaka inyuranye, haba hari ikirere cyiza, basabana, bivuga ubutwari. Aha ngaha nicyo bagerageje kubishyiraho. Ejo hatazagira ubibaza ngo icyo bitagiye mu kwa cumi n'abiri mu kundi kwezi, bishobora no gushyirwa n'ahandi, ariko ibyo kubyumvikanaho ni ikintu cyagiye kigaragaza ko gushyira hamwe ari abagize ubwo butwari, ari abasivili, ari abasirikare, ari n'abandi bose, bishyirwa aho ngaho tukabyiziza mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere. Aha rero munyemerere mvuge ku biranga ubutwari kugira ngo tubyumve. Ibi ndagendera cyane cyane ku itegeko rigena ryashyizweho mu miterere n'imikorere y'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Iryo tegeko ryo mu kwa gatandatu 2009, hari ibintu bigera hafi ku 9, ariko munyemerere mfatemo kuko bimwe bigiye bijya gusa, mfatemo nk'ibintu bigera kuri 7 nihuse. Ibintu biranga ubutwari iri tegeko ryashingiyeho ni ukugira umutima ukomeye kandi ukeye. Aha rero iyo tuvuga umutima ukomeye, urubyiruko rwumve ko rugomba kugira umutima udatinya. Niba nyakubahwa Sheikh yavugaga, aba bose bavuga dore za social media zaraje, ni ngombwa ko tugomba guhangana nabo, tukahangana mu rwego rwo kubereka ukuri. Intambara y'amasasu nibyo yararangiye, ariko ntibivuga ko ejo n'ejo bundi mujya mubona bino bihugu bimwe by'abaturanyi byigamba ko bizadutera umunsi ku wundi. Urubyiruko rero muri tayari yo kuvuga ko mutatinya, kuko ikintu kiranga ubutwari ni ukugira umutima ukomeye kandi umutima udatinya.
ikindi ukagaragaza ni ukugira umutima wundi ugaragaza ikibi ndetse ukanga umugayo ku buryo byaba na ngombwa iyo ingaruka zibaye ukemera ko ushobora no kuhasiga ubuzima. Mujya mubibona, mwaranabibonye mu gihe cyo kubohoza no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Muribuka abantu bari bafite ubushobozi buhambaye, bari bafite aho bigaga, bari bafite icyo nakwita ubuzima buruta, bwashoboka kuba bwaruta ubwo bwo kujya ku rugamba, uburyo bihanganye badatinya barahaguruka baza ku rugamba. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora kugaragaza intwari. Urubyiruko rero ruti ese njye ndi tayari yo kuva mu byo ndimo nkaba naharanira igihugu cyanjye, byaba ngombwa amaraso nkanayamena? Aho tugomba kubitekerezaho. Bagomba gukunda igihugu rero. Gukunda igihugu rero ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko ugomba guharanira ubusugire bwacyo, ntihagire uwakivogera, iterambere ryacyo, ubumwe bw'abanyarwanda. Muzi ko tugira icyo twita harimo rero kwitanga, ni ingingo ya gatatu, aricyo kivuga ngo tugomba kwigomwa inyungu zose, cyane cyane tukigomwa inyungu zacu bwite. Ndumva nyakubahwa Sheikh Abdul Karim yabivuzeho, tukareka kwireba twebwe ku buryo duharanira inyungu rusange. Bivuga ngo byaba ngombwa ko n'ayo maraso uyamenere igihugu, uyamenere abaturarwanda, ku buryo nuzajya kukwibuka ko wabaye intwari hari icyo azashingiraho mu kuvuga ngo ibyo ari byo byose yaritanze. Bivuga ngo ugomba guharanira ubuzima bw'uwo ari we wese, si ngombwa umunyarwanda gusa, kabone n'iyo yaba utari umunyarwanda. Urugero nabaha, mujya mubibona u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ibikorwa bimaze gukorwa, ubu twari twarabuze amahoro turayabona, ariko twayasaguriye no kuvuga ngo n'abatayafite tujyeyo. Iyo tuvuga za Mozambique, iyo tuvuga za Centrafrica, iyo tuvuga ibihugu byose u Rwanda rwagiyemo, za Haiti ejo bundi mwarabibonye ibyahabaye, imyuzure n'iki byose bisenya amazu, abantu bapfa, ariko ingabo zacu zirahaguruka zijya muri hariya gufasha ibihugu bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose biba ngombwa ko ni muri bwa butwari bwo kwitanga. Ugomba kuba intangarugero. Kuba intangarugero bivuga iki? Ni ukuvuga ngo ugomba kurangwa n'ibikorwa bihebuje bibera abandi urugero rwiza. Byaba na ngombwa mu kwitanga kwawe abantu bagakubonaho ko ufite urugero, ufite imico myiza, kuko burya ubutwari bugendana n'imico myiza ikuranga. Ugomba kuba umunyakuri igihe cyose, ukarangwa no kuvugisha ukuri, utitaye kuba byanabaye na ngombwa ko wakuzira. Mujya mubibona, hari abantu rwose bahagarara bikagaragara ko banga umugayo, banga ababeshyera abandi, bakaba bahaguruka mu rwego kugira ngo bakore iki? Babaproteje, ndetse nibaye na ngombwa agaseba cyangwa se akaba yanakwicwa, ariko akavuga ngo ngomba kuba urugero, ngomba kuba umunyakuri mu bikorerwa biriya byose. Cya gatandatu nabongera no kuba imfura, ndetse bimwe tujya tuvuga ngo kugira ubupfura. Ni iki rero? Uyu ni umuco ugaragarira mu matwara meza n'imico ituranga. Nyakubahwa Sheikh Abdul Karim yabivuze, hari benshi iki gihugu, hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994, hari abandi nabo twavuga muri kino gihugu cyacu barahunga baragaruka mu gihugu, barakirwa neza, barangije bakora iki? Nyuma baza kuva mu gihugu bahinduka babandi mujya mwumva amazina yose tugenda tubita, kubera kuba bamwe mu nyangarwanda, bamwe kuba kwanga igihugu, bamwe kumva ko bize igihugu kikabafasha, ariko barangiza akaba ari bo bagihinduka, bagiteza n'abo bose abanyamahanga. Mujya mubyumva, murabizi neza urubyiruko uruhare rwa bamwe muri ibyo. Aha rero niba ushaka kuba intwari, ukumva ko ugomba kuba imfura, ugomba gutandukana n'ibizira ubutwari aribyo kwitwa ibirwari, nk'uko ni nyakubahwa Sheikh Abdul Karim yakivuzeho. Ugomba kugira ubumuntu rero, kugira ubumuntu, kugira umutima ukunda abantu ku buryo buhebuje, ndetse bikaba ngombwa ko ubarutisha ibindi byose. Ni ibiki rero bishingirwa mu kugena ubutwari? Turabyumvikana ko biba bisaba ubwitange buhebuje, biba bisaba kugira akamaro, icyo nakwita akamaro gahanitse,
ndetse no kuba urugero ruhebuje mu kuba intwari. Iyo tuvuga ubwitange rero buhebuje dukora iki? Biba bivuga ngo tugomba gukora ibyo dukora byose tutizigamye. Murabona nk'iki kiganiro abantu bifashe ari ba Egide, ari ba Damien, ari ba Olivier, ari ba Ruti, basanzwe bafite ibintu byinshi bakora, ariko baravuga bati uyu munsi mureke tuwugenere umwanya wacu w'intwari, duhamagare abantu tuganire abanyarwanda, tugire intumbero tureba. Ibi nabyo ni ubwitange. Ni ubwitange ku buryo guhuza abantu bangana nkatwe, ariko tugambiriye mu gukora ibyiza by'igihugu cyacu, nabyo biri mu butwari. Wenda bo babibona ko ari bitoya, ariko igihe kizagenda kigaragaza ko ibi mukora, tunabashimira cyane, bizabereka uburyo ari kimwe mu kugera ikirenge mu cya bakuru bacu, mu batubanjirije, mugaragaza ubwiza bw'u Rwanda, muhindura isura, muhanga abanyarwanda bashya bagomba kureba aho tugomba kugana. Ubwitange rero buhebuje ugomba, ni ukuvuga ngo hari inyungu uba ugomba kwigomwa zawe bwite, nk'uko ba Egide mwabagiye babivuga, ba Olivier, ba Damien, hari inyungu zabo aka kanya bagombye kuba ari byo bakora. Ni urugero ruto ndi gutanga mu kubereka uburyo ubwitange burya ari akantu hera ari gato, ariko karangira kagize ikintu impact ikomeye. Ibi rero bigendana n'icyo kugira akamaro gahanitse. Muri ibyo bishingirwaho rero mu kugena ubutwari, umuntu ugira akamaro gahanitse burya ashobora kuba intwari. So iki ni igikorwa rero cyo guhanganira igihugu ku buryo bigera n'aho n'abakirwanya ugerageza guhangana nabo mu kugira ngo bikore iki, bihindure cyangwa bifashe abanyarwanda mu kubahindura mu buzima bwabo. Biba ngombwa ko ukoze ku Rwanda, uvuze nabi u Rwanda, ushatse kutujyana mu macakubiri, muhaguruka mukagira akamaro, mukagira intego, intumbero yo kugira ngo iki gihugu cyacu dukomeze tugende muri bumwe n'ubwiyunge. Ako ni akamaro gakomeye. Izi message tuba dutanga ni ibintu bikomeye tugomba kujya duhoraho, kandi turi tayari. Ubwo urubyiruko narwo rugomba kumva ngo ngese akamaro mari igihugu ni akahe. Nizera ko Sheikh Abdul Karim yabivuze neza, ambasada bagaragaza uburyo utagomba buri gihe guhora usaba igihugu kimarira iki, ahubwo wowe uzamarira iki gihugu, ukabitekerezaho muri ibyo. Muri ibi bishingirwaho rero mu kugira hagenwe intwaro, hari n'ibindi twita urugero ruhebuje. Urugero ruhebuje nta kindi, ni igikorwa gihanitse abanyarwanda benshi biyemeza, kandi bakagira ngo bagerageze kurebera no kuri bagenzi babo bababanjirije bakora ibikorwa byiza, ndetse ibikorwa bigaragaza intwari uko bigenda kose. Bivuga ngo rero ahangaha ni ingero nyinshi zitandukanye. Hari abamenye amaraso yabo, murabizi iyo tuvuga Major General Gisa Rwigema, murabizi iyo tuvuga afande perezida w'u Rwanda, iyo tumuvuga murabizi iyo tuvuga ngo kureka amashuri, kureka ibyo yari arimo akagaruka, ariko akavuga ngo reka nze ahe igihugu cyari kiri, aho intambara yari igeze, mpera ahangaha. Murabona icyo twavanyemo. Uru ni urugero bamwe mu rubyiruko tugomba kwigiraho, tugomba gufatiraho. Hari n'abandi bose barwanya urugamba, baba abasirikare cyangwa abasivile mu nzego zabo, icyo bagiye bagena mu kugira ngo bagere iki, ni urugero twakwigiraho. Nyakubahwa Sheikh Abdul Karim yanagaragaje na zimwe mu ngero urubyiruko mu bikorwa bagenda bakora, nabyo ni ibikorwa by'ubutwari, ni ingero nziza tugomba kugenda twigiraho. Aha rero Olivier ntisirize mu magambo, reka mvuge ngo mbibutse neza ko iyo tuvuga abahawe, hari ibikorwa by'ubutwari, hari na biriya twagiye tuvuga ibyiciro by'intwari, tuvuga imanzi n'imena, ndetse tuza kuvuga no ku ngenzi. Ariko ndagira nibutse iyo usomye muri iyo nsanganyamatsiko cyangwa muri iyo modire wagiye kugaragaza, ndagira mbabwire ko kugeza ubu abantu bamaze, hariho nicyo twita abahawe impeta mu kugaragaza ubutwari bagiye bagira. Hari abakiriho, hari wenda n'abashobora kuba baritabye Imana. Aha rero nakubwira ko hamaze gutangwa ubwoko bugera kuri 2 bw'imidari ku bantu, iyo tugaragaza mu mateka byari bigeze hafi ku bantu batarenze 50 batoranijwe mu nzego zitandukanye. Hari abasirikare ndetse hakaba n'abasivili. Aha rero bagiye bahabwa iyo mpeta, izo mpeta mu kubohora igihugu ndetse no kurwanya jenoside yakorewe Abatutsi. Kugira ngo urubyiruko ruri hano rutwumva nirwumve ko mu midari yatanzwe igera kuri 2. Umudari wa mbere uwo twita kubohora igihugu
ni umudari bita uruti. Nimuzumva icyo kintu cyangwa se ikivugo ko cyitwa uruti, ujye umenya ko ari umudari wahawe bamwe bagize uruhare mu kubohora iki gihugu. Hakaza n'undi mudari wa kabiri mu zimaze gutangwa, umudari bita umurinzi, ari wo mudari w'abantu bagize uruhare mu kurwanya jenoside, ariyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tujya tuvuga. Ndagira ngo rero mwumve ko nitwo nongeragaho mu rwego rwo kubereka ko ntabwo ari abo nk'uko n'abambanjije babivuze abo gusa, hari n'abandi bazagenda baza nk'uko twagiye tuvuga ngo mu ngenzi muzi ko kugeza amagingo aya nubwo ari intwari iyiga imena, ariko ni intwari y'inkwakuzi ku buryo muri uru rwanya nta muntu urajyamo, ariko harimo kwigwa ko rw'inkigo y'abantu bashobora kuzagira iki, kuzahabwa iyo abagize uruhare. Mu mena muzi ko naho twagiye tubigaragaza, ikaba ari intwari iyigayiga cyane icyo bita imanzi, twavuga ko ari ku rwego rwa kabiri dukunda kwita inkwakuzi mu bikorwa bagiye bagira bitandukanye, ariho twagiye tureba bariya bose. Aha rero muri izo manzi no ku manzi muzi ko twagiye tureba ko ari intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka, dusangamo urwego rubiri, ari inzego ebyiri, harimo Ingabitazwi ndetse na Major General Fred Gisa washyizwe muri urwo rwego. Aha rero nagira ngo nibutse ngaruke kugira ngo twibuke neza ahangaha ibi byose, kugira ngo urubyiruko ruri hano nirugaragazeho n'amateka rujye rugerageza nayo kuyasigasira, kugira ngo n'ahandi mwagira ibiganiro mubiganireho, ariko muzi muti ibi byose ni amateka y'Abanyarwanda twese duhuriraho. Kuki rero twibuka intwari? Soza mu ijambo ry'aka kanya mwari mumpaye, ndagira ngo mbabwire ngo impamvu twibuka intwari, urubyiruko rugomba kuyisigasira rukabifata mu rwego nabo babyigiraho muri ibyo. Ibi byose tubyibuka kubera ko muzi neza ko hagiye mu buzima bw'Abanyarwanda uko bagiye babaho, hagiye habaho ibikorwa bitandukanye. Ibikorwa bitandukanye byaranze intwari, ariko hari n'ibyagiye bigaragaza ibigwari mu buzima bw'u Rwanda. Aha rero reka twibande ku ntwari zacu, kuko niho twavuze ko tugomba gufatira. Icya mbere tugomba kumenya ni inshingano zacu. Iyo twibuka intwari, ni inshingano zacu nk'Abanyarwanda gushima abagize ibikorwa bikomeye, ibikorwa by'ubutwari. Ni ukuvuga ko twibuka intwari mu kugira ngo tuzishime. Icya kabiri, kwibuka intwari biduha umwanya wo kurera abana bacu. Murebe ibi biganiro turi gukora twibuka intwari, umunsi w'intwari, ni ukuvuga ngo turimo turaha abadukomokaho, turimo turaha urubyiruko, turimo turaha abana twabyaye, abana turera, kugira ngo tubahe umuco, bamenye bimwe mu byaranze intwari, bamenye uko bazitwara nabo mu kuba bagera ikirenge mu cyabo. Ni ukuvuga rero ko biduha umwanya wo kugira ngo turi kurera ubu ngubu, yewe n'abandi batannye turi mu rwego rwo kubagarura, ku buryo bumva ko kuba ikigwari aho kuba ikigwari yaba iki, yaba intwari muri makeya ko twagiye kubivuga. Icya gatatu ni uko bidufasha gutoza Abanyarwanda umuco wo gukunda igihugu. Ubu twese turi mu bihugu bitandukanye, sibyo? Hari abari mu Rwanda, hari no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko imico tubamo ni imico itandukanye. Aho tuba cyane cyane ndavuga abo muri za diaspora, muzi neza ko muba mu yindi mico itandukanye n'iyo mwakabaye iki, mugira y'Abanyarwanda. Aha rero burya bitwibutsa inshingano dufite mu kugira ngo dutozwe ubupfura, dutozwe umuco wo gukunda igihugu, bityo ntitwibagirwe, tutagwa muri wa mutego babandi na twagiye tuvuga b'ibigwari bagenda bakiga umuco w'ahandi, bakumva ko ari wo mwiza kuruta uw'iwabo. Aha rero mu kwibuka, iyo twibutsa ku by'intwari, tuba dutoza bamwe mu Banyarwanda twese, twitoza kugira ngo tugire umuco, dukunda igihugu nk'uko Abanyarwanda uturanga. Icya kane ni uko bidufasha kumenya abo dukesha ibyiza byose bitatse u Rwanda. Sheikh Abdul Karim yagaragaje amateka, yavuze intwari zabayeho, yewe aragerageza n'iziriho ziri ubu ndetse n'izizaza igihe kizaza. Ibi rero ni ukukwereka ngo birimo biradufasha kugira umwanya wo kumenya neza kuba intwari ni iki, kuba ikigwari ni iki, kwitandukanya n'ibibi bimeze bite, bityo bikaduha iki, bikaduha kumenya ngo reka nkore ibyiza
kugira ngo bandebereho. Cyanyuma narangiriza iki ku cyitwa twibuka intwari, ni uko ari uburyo bwiza bwo kwerekana ko amahanga ataturusha imihigo. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni umwanya wo kwereka amahanga no kumvisha abanyamahanga ko bataturusha imihigo. Uru Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi imyaka 31 tumazemo, rwari rwaragiye hasi habi hadashoboka. Iyo tuvuga ibyagezweho muri kino gihugu, iyo tuvuga muri politiki, iyo tuvuga mu bukungu, mu bukerarugendo, mu mashuri, ibyiza bitatse iki gihugu, buryo twibuka ku munsi w'intwari. Ibi bidufasha rero kugaragariza amahanga, mwari muzi ko tugiye kuzima, mwari muzi ko dushize burundu, ariko dore ibyo turiho dukora kubera ubumwe bw'abanyarwanda, kubera ubupfura, kubera gushyira hamwe, bityo bigatuma mu mebe. Murazibuka izo porogaramu zose, ubu ndashaka kubwira urubyiruko ruri hano n'uri hanze. Ibi byose, za mitiweli, ibi byose ni imihigo tugenda tugaragaza iyo tuvuga ubumwe n'ubwiyunge. Ibi byose ni imihigo tugenda tugaragaza amahanga, byaba ngombwa ko batureberaho, tuba tugize amahirwe. Ariko natwe tugomba gukora iki? Bidufasha kureba ibyo tudakora neza, amahanga akaba twayigiraho ibyiza dukuramo, ariko tukabizana mu rwego rw'iki? Rwo kubwira urubyiruko rwacu, dore aho igihugu kivuye, dore aho kigeze, dore ibyo twifuza no kugeramo. Aha rero bituma iyo dukora ibi byose, amahanga ashobora kuba yaduha ijambo. Yaduha ijambo rivuga iki? Bimwe tujya tuvuga ngo ijambo riduha ijambo rikomoka ku ntwari. Iyi mvugo niyo ngiro. Kubera iki? Nta wari uzi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, uru Rwanda tuvuga, ibyo tuvuga tubishyira mu bikorwa. Twari u Rwanda rwari rwaratandukanye, twari u Rwanda rwibonaga mu moko. Nyakubahwa Sheikh Abdul Karim yabivuze neza, reka nanjye mwongerereho ko muri za plaque abana abenshi ntibajya babona, mujya mubona za plaque z'u Rwanda. Buri ubu ngubu tujya tuvuga RA, RAB, RAC, ariko urubyiruko rw'ubu ntabwo ruzi, rwibera mu byishimo no mu munyenga. Ubu bo iyo bazireba ziriya modoka zigenda bavuga ati ni Jaguar, ni Mercedes irahise, ntabwo bazi ngo iva mu kahe gace, ni iyande. Ariko twebwe twavutse mbere muri za leta zabayeho z'abategetsi, ubu ariko tukibona abayobozi, hari za plaque zagiye ziza. Reka nongereho ko icyo Sheikh Abdul Karim yavugaga, mwari muzi ko mujya mubona abantu, hari kera hitwaga prefecture yitwaga Gikongoro. Sheikh Abdul Karim yavuze HB, avuga JB na EG, hari imodoka eshatu, yakomokaga Ruhengeri, yakomokaga Gisenyi, n'iyakomokaga Byumba. Izo modoka iyo zageraga kuri bariyeri ya gisirikare, zari zifite laissez-passer, ntawayihagarikaga, kuko murabyumva icyo nshaka kuvuga, bitewe na regionalism cyangwa uko zabagamo. Ariko hari indi modoka plaque ntashobora kuzibagirwa, ni imodoka yaturukaga Gikongoro, prefecture ya Gikongoro, yitwaga DB. Nyakubahwa Sheikh Abdul Karim bayitaga ngo DB, bayitaga DB yari des imbéciles, ndumva ariko yari imeze debile. Debile murumva ko ni umuntu wataye ubwenge. Urumva kugaragaza ko abantu hakomokaga Gikongoro bari abadebile. Murumva uburyo abanyarwanda twari tubayeho debile, no kuvuga ko nta bwenge bari bafite, kandi twari tubazeho ko abantu bize babaga Gikongoro bari abantu bazi ubwenge ku byerekeranye na ekonomi n'imibare, bari abahanga. Ariko kubera leta ya kera, burya kera bajya bavuga, tunatora igihe cya Perezida Habyarimana, muzi ko habaga ibara ry'icyatsi n'ikijuju. Cyane cyane bajya bavuga ko abanyagikongoro badatora Perezida Habyarimana, batoraga ikijuju. Bari baragowe kuri icyo kintu, bakabita rero abadebile, bakabita abantu batagira ubwenge. Murumva ko twavuye mu moko, tuva mu madini, tujya no muri ibirangantego by'imodoka. Abanyabutare bo murabyibuka, plaque ya Risebe ni abavukanye abiri yisumbuye. Ubu mwibaka kugeza muri 2025 umuntu akibuka ko plaque izi plate number, abantu twari tuzi aho ikomoka n'aho igira, n'ugomba kuyitunga n'uwariwe. Amoko yarageze no mu buzima busanzwe budutunze. Ngaho ni murebe rubyiruko ibyiza by'iki gihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Udashobora no kwicara ngo utandukanye umuntu, ngo utandukanye plaque, utandukanye hakomoka, wita umuntu mu majyaruguru umunyendugu muki, ahubwo wibonemo nk'umunyarwanda. Ni byiza rero dukwiye gusigasira, ni byiza dukwiye gufata. Naho ubundi iyi leta ya kera ibintu yasize, amateka yasize, abari hano bakuze barayazi.
niba rero tuvuga ngo twigire ku mateka aduha ibyiza tujya imbere, ni iyo mpamvu tukorera bino biganiro mu kugira ngo tube intwari nyazo ziharanira iki gihugu mu rwego rwo kugira iki tuzahe abana badukomokaho. Muri ibyo byose hari byinshi twavuga ku mateka ntizirize mu magambo, rero nicyo nagira ngo mvugeho, ariko ngira ngaragariza nuzuza abari batanze ikiganiro mbere ngo burya ubugwari ni iki, ni wa muntu utagize icyo amarira cyangwa udashobora kugira icyo amarira abandi kandi udashobora no kugera ku ntego. Ibi rero akenshi ikigwari burya ni ikintu gihora gifite ubwoba, ni ikintu gitinya ku buryo adashobora no kwitanga cyangwa kuvugisha ukuri ngo atiteranye. Rimwe na rimwe mujya mubibona abo bose bari hanze, iyo yageze hanze yumva ko mbese yabaye ikimene, kubera ko aba hanze ibyo avuze bakamuha amashyi, bakamukuraho imisoro, bakamuha indamu ya mu gitondo na nimugoroba, akumva ko kuvuga igihugu cye, kukivuga nabi aribyo bizamukora iki, bizamugira umugabo cyangwa se bizamugira ubwo butwari. Ntabwo rero ibyo bigaragaza ubutwari. Rubyiruko ibyo bintu mubyirinde, kuko ubugwari burya bugendana n'iki, ni ikintu kizira ku butwari, burya bugendana na ba bihemu, kuko mu bijyanye ubutwari, ubuhemu bugaragarira mu gutererana abandi no kutubahiriza ibyo basezeranye. Bariya nabo ni ba bihemu rero, ni ubuhemu, ni abantu bahemuka ku buryo bashobora no kumuviramo kugambanira iyo bibaye ngombwa igihugu n'abanyarwanda. Ikindi, ubugwari burya bigendana n'inda nini. Aba bantu bitwa b'ibigwari n'ubuhemu bwabo, ruti mujya mubibona rimwe na rimwe nko mu biganiro tujye dukunda kugira, aba bantu ni inda nini zabarenze. Abenshi babikora kubera iki? Kubera n'izo nda. Kubera iki? Kuko ituma umuntu atareba kure, bituma umuntu atererana abo bari kumwe, ndetse iyo mufatanije umugambi rwose ibyo mwasezeranye ntashobora kubiha agaciro, kuko aba akurikirana inyungu ze bwite aho gufata inyungu rusange nk'uko twavuze ngo biranga ubutwari. Bityo rero inda nini ntiyita ku bandi, arikunda, agira ubusambo. Urubyiruko rero ntimuzabe ibigwari, ntimuzahemuke, ntimuzacwe no kwicwa n'inda ndende, kuko inda nini yisho ukuze, niko bajya bavuga. Ntabwo dushaka kuvuga ngo abakuze bicwa n'inda nini, ariko urinda usaza uva mu buto bwawe, uva mu busore bwawe kubera inda nini, nta handi iraguhitana, kandi nta kivamo cyiza muri ibyo. Naha numva nakongeraho ku batubanjirije kugira ngo n'abandi tubahe ijambo. Olivier, ndagushimiye ku mwanya mwampaye, murakoze. Asante sana Profesa, nk'akantu usorejeho ni keza cyane, uti inda nini nimbi, ngira ngo tuzi ya ndirimbo ya Rugamba Sipiriyane, wenda Damian araza kuza kuyidushakira nyuma.